Ubu nubwo guhura na Big Brother Titi Brown umeze gute man? So brother man. Umeze bon? Kubi cyane. Okay, nice to meet you man. Urasa neza? Urakoze cyane. Agakwafu. Perfect. Mwana wo mu gipangu kabisa. Discipline. Bimeze bite? Ni neza kabisa. Ariko ngo ufite hit hanza mu gihugu. Urare. Ufite indirimbo nziza kabisa. Ufite indirimbo nziza. By the way mbikubwire ufite indirimbo nziza, indirimbo wumva ugahita wumva ko ari yo mu Rwanda. Igitekerezo cyaturutse Titi. Igitekerezo cyaturutse nyine ku byo tubona, ku byo tubamo, ku gihugu cyiza. Nkavuga ati nta mpamvu rero yo gukomeza nyine abantu bakivuga nabi bagisebya kandi ari twe tukizi kurusha abantu babirirwa bagisebya. Yego. So igitekerezo kiza gutyo ndavuga ati ubundi kubera iki ndashaka gukora indirimbo igaragaza ibyiza by'igihugu, irata u Rwanda, ikumbuza haba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu Rwanda. So ni creating gutyo ndavuga ati reka mpamagara nyine producer, mpamagara abahanzi numvaga ngiye mfite mu mutwe bafitingamo tukora irandirimbo. Ndahera kuba kuri selection y'abahanzi. Wibanze ku bahanzi navuga ko batazwi cyane, nyamara muri video ushyiramo abazwi cyane. Kuki utahisemo abahanzi bazwi cyane? Njye mba numva ariyo choice yari gushoboka yaba ari njye. Oya njyewe nashakaga ko buriya Emi nk'umuhanzi ukizamuka iyo akoze indirimbo nk'iyi nini iri big, kuko abahanzi bo bazwi bo nabagizemo igitekerezo cyuko nyine bashaka kugaragaramo, tugahuriza hamwe twese, sinabahanzi gusa, harimo n'aba influencer n'abanyamakuru n'iki, tugahuriza hamwe twese tukavuga u Rwanda. Nkeka ko naravuze ati bishaka gutiza imbaraga indirimbo, ndetse twese nk'abantu nyine dukoresha social medias, abantu dukurikiranwa n'abantu benshi, tugaspreading ubutumwa bwiza. So rero ko ngiye target yanjye ari yo gufasha abahanzi bakizamuka kugira ngo nabo bamenyekane, nabo bagire platform. Aho ni fresh bya hatari. Titi wari umubyinnyi. Icyo kuririmba cyaje umubyinnyi ntago ndirimba. Abanyamakuru mumbabarire. Oya ariko wabaye umusanu. Oya oya reba DJ Khaled ukuna akora. DJ Khaled afata abahanzi akabahuriza mu ndirimbo, ariko ni DJ Khaled ntago ari umuririmbyi. So ngiye rero ndi umubyinnyi nanjye byo kuzajya ufata abahanzi nkabahuriza hamwe ngiye nkabyina u Rwanda. Ubu gahunda ni ukubyina u Rwanda. Gahunda ni niyo kabisa. Njye mfite amakuru ari avance rero. Iriya ntago ariyo yari ubusiyo ya mbere. Yego. Ntayo ikiza ndagufite. Ayo nakubonye. Ntago ari yari ubusiyo. Wari watekereje gukora iya Sosomado yitwa? Nari natekereje gusubiramo Genda Rwanda iri nziza. Yego. Ariko haza kubamo nyine ko nyine nago nari narabiye. Wana yirikodinze yarangiye. N'abahanzi bose bagiyemo. Agiye rero nashutinze. So rero iranahari ariko nyine ihinduyemo akantu gatonya, nabaye nyiretse ntanivuga ati reka nisohorere iyi ngiyi. Kubera iki wayiretse? Nyine nuko nabonaga iri kunaniza kandi mfite umutwe watekereza ibindi bintu. Ndumva utinda kubimbwira njye ndabyivugira ko amakuru mba nyafite. Urabizi imyaka 15 umuntu atunzwe no gushaka amakuru ni sawa. Amakuru mfite urambwira ikiza ndi kumwe na nyirayo, urambwira niba ari ukuri. Amakuru mfite akavuga yuko nyuma yo kuyikora wagiye gusaba uruhushya famiye ya Sosomado, abana be n'iki, ubwo abashinzwe kureberera ibihangano bye ubona ntimwahita muhuza direct. Niko byagenze? Urumva kubera kurumva family birimo abantu benshi ushaka guhuza n'umwe ariko abandi bakabura. So hagiye habaho kubura kw'abandi, ndavuga ati reka iyi mbe nyiretse itanwarigiye kandi nkeneye gusohora igihangano cyanjye vuba, ndavuga ati wenda nzabareba nyuma, mfata umwanya wanjye mbarebe kugira ngo nyine duhuze umwanya, wenda ningira Imana bose nkababona, so bizagenda neza. So ni rero niko ntabwo habayemo ko bose nababonye. So mpitavuga ati kugira ngo meze ninde, reka ntekereze ikindi kintu nakora, nibwo hahise havamo urare. Okay. Havamo urare kubera ko ugiye mu kanya kuganiriza urubyiruko ruri muri Genesis Comedy, ni naho witabiriye no kuyipurenga abantu rabayipurenza indimbanye naraza. Akabayikene nta kibazo bayo. Erega ni hit neza bakiniye. Anyway, ndakubita mbangura ariko ndarasa ku ntego. Bamwe bati ibyamamare byose babishyize The arimo, indarimo, ariko best wawe ntumushyizemo. Urumva na Bruce narimo, ariko hari best. Buretse Bruce Melody ntarimo. Yego. Israel Mbonyi ntarimo. Yego. Fontina ntarimo. Sugurageranya best nabo ba. Buretse nyine ndetse batangiye kuguhamagara. Urumva? Ego. Niko ngo abantu bose benshi bamwe mutabonyemo ntabwo twigeze duhuza igihe. Kuko urumva ino ndirimbo yaramvunye. Sibyo yaramvunye cyane, ugasanga uyu munsi nabonye kamera, urumva ejo ntago nayibonye, nabonye amafaranga yo gukode, nyine ni ibintu byinshi, ama location, ugasanga noneho wa muntu wari wanyemereye igihe ngiye mboneye ubu mwanya warabuze kandi nari ndi kuri pressure. Nawe niko byagenze?
nawe niko byagenze, ntabwo twahuje umwanya, ni ikibazo cyabaye kubura guhuza umwanya, kubera ko bari kuguhamagara reka nsoreze kuri iki. Indirimbo irasohotse, yego, promosiyo ubanza utarabonye umwanya uhagije Titi. Muzehe ngo yararwaye, n'ubu ararwaye, ariko nyine ni ugukomeza gupushinga tu nkakomeza. Uko waje hano papa wawe arwaye cyane, ubu izo mbaraga muzikura he? Ngewe ndi nsenga, ngewe ndi umubeliever, ndi umukristian, ngewe nkunda gusenga mvuga ngo bibe uko Imana ibishaka. Yego. So rero nyine niko Imana iba yabishatse. Uzi ko zo yandirimbo bari kwituranga hariya mu mupira. Eke niko Imana iba yabishatse. Ndibuka twapanze kenshi guhura tuganire nk'ibi ngibi, kambwira uti none ndi kwa muganga, ndi kumwe na muzehe avuye kwa muganga. Ubameze ate? Ni birebire nyine gusa ararwaye tu. Okay, Imana ikomeze umubyeyi bizagende neza, ariko namwe ibakomeze imitima. Ako bahanze mukuraho izo mbaraga Titi, cy'abantu muri industry ugiye kujya imbere y'abantu ubu entertaining ubashimishe, nyamara njyewe nawe tubiziranye ko ku mutima Titi atameze neza. Izo mbaraga muzikura nicyo kuba umugabo bivuze ni ugukomera ugashikama, ukagira ibyo wirengagiza ugakora ibindi. Wow, yego. Nyuma y'indirimbo turabona indi cyane yararangiye, yarakozwe cyangwa irimo irakorwa. Akundi nabarije Nyambo nje ko ntarimo, njye wanze kunshyira muri beef, wasanga dufitanye beef. Ariko nawe ntabwo twahuje igihe. Ariko Titi turetse kweshyana kuko nigeze kubikubwira urangije. Oya, uwo munsi ntabwo ari bushutinga, ntabwo ari bushutinga, ariko nari kuguza gushutinga. Warambuza se? Amisanga karimo. Warambuza se? Ariko ntabwo nakubuza. Okay. Ntabwo nabishyize imbaraga. Ariko Nyambo se ni kuri nawe wamutwaye? Urumva Mana, erega nawe bafite akazi ke. Hari abantu ko batekereje ko mushobora kuba mutabanye neza muri iyi minsi. Kubera iki se? Ndabizi se, kubera ko tutamubonye. Oya, ntari kabisa. Ni fresh. Aracyari besto. Urare n'indirimbo nziza, muyipininge, urumva, muyipininge, muyikomeze mugende murebe Urare iri kuri YouTube channel ya Titi Brown, mukomeze muyisharege, muyikunde, tuvuge u Rwanda, turirimba u Rwanda. Yego. Kuko niwe mubyeyi uduhetse. Okay. My brother, birasimbura filime ko ari waratangiye ibintu bya filime. Filime mani bari banshutse, buriya nta bya filime mani. Zifite ba nyirazo. Filime bari banshutse. Wapi nangiye kwijugunya, kora no kwijugunya. Ese ariko ngiye nkina filime. Mugana. Ariko ngo warwaye depression mu minsi ishize. Yari inyishe. Ariko urabona ikintu cyavuye muri depression. Wari urwaye depression y'ikize? Y'urukundo n'ubuzima n'ubukene. Rwa Nyambase? Uyu muniga afite ikibazo. Oya, nyine wari ufite depression. Nyine Emile kanze nkubwire ikintu kimwe. Depression ndayemera. So niyo mpamvu rero Urare y'urukundo kandi indirimbo nziza y'urukundo. Ariko uri kwivuza Urare se oya navuye. Ako nanjye nakize kera. Mbere yo kuyikora se? Mbere yo kuyikora. Ariko no muri depression haturutse igitekerezo cyo kwikorera umuziki. Kwikorera umuziki ariko niririmbire rwa rukundo nakundaga abakobwa. Ndi kurukunda igihugu. Wabonye undi se? Wabonye undi? Ntago ari vuba. Wabivuyemo ndi gukunda igihugu. Oya cyane. Titi wakoze cyane mari. Abantu barakora indirimbo kuri umva platform zose, Spotify, everywhere, nyine ni Titi Brown, muyirebe, mugende muyirebe, muyikunde, tukuzanira utuzi inkwere ukire depression. Ariko arakize, byemeze neza. Ubu ni sawa? Ni sawa cyane, usibye muzehe urwaye. Imana imufashe akire bigende neza. Amen. Amen. Thank you so much.